Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero nk'isanzwe ni kuri Mobility bakomeza muri iki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda twebwe tuvuga ibyiza kandi tukabivuga aho tubibwira bakiri twahisemo kubwira abantu ibyiza byabo fatanya natwe rero kubwira abantu ibyiza byabo tubwire ko tubakunda tubwire ko tubashimira tubabwire ko ari ingenzi ni kuri Mobility rero nk'isanzwe maze kutumenyeramo nababwiye ko Imana yaduteje iteka dusigaye dufite Mubwire Studio Kimironko abantu mu gice Kimironko ubona icyapa amfasi ya MTN niho dukorera Mubwire Studio dufotora amafoto meza dufotora ubukwe dufotora anniversary abashaka kwifotoza amafoto ya famille n'umuryango abashaka gufotoza abana abashaka kwifotoza amafoto y'inshuti mwese muze muri studio yacu tubaha amafoto meza agendanye n'igihe nibyo dukora hanyuma rero umutayeri wa mbere murabizi ko nawe ari class ariko reka maze babwire nimero mwatuboneraho muje kwifotoza cyangwa mushaka kutuyoboza neza nimero yo muri Mubwire Studio ni 0795 niyo nimero mwaduhamagaraho mudusobanuza mushaka ko tubafotora mu bukwe icyo mwifuza cyose muri Mubwire Studio turahari ku bwanyu hanyuma rero umutayeri wa mbere murabizi ko ari class muhamagare kuri 0788559523 Nunu arabaha imyenda myiza muri Chic urenze Access Bank kuri 0788788335 hanyuma Fabi nawe arabaha imodoka nziza za hybrid kuri 0789813099 uwo ni Fabi aragufasha kubona imodoka nziza rero twebwe tuvuga ibyiza tukahugurana tugatanga inama bidakuyeho ko mudutuma tugatungura abantu tukabashyira umuhanzi tukababwira ibyiza byabo bakarushaho kwishima umuntu akongera kumenya ko akunzwe hari abantu dukunda hari abantu bamutekereza ndetse hari abantu bazi ko kuba ari mu buzima bwabo ari abantu ari iby'agaciro mujye mudutuma rero turahari nimba uri mushyashya subira mu biganiro byacu urebe surprise dukora biragukora ku mutima bigutere nawe kuduhamagara tugende tugutungurire abantu uyu munsi rero naje kubwira ababyeyi ibintu byadufasha kuba ababyeyi beza kugira ngo abo turera abana bacu badukomokaho babone ko turi ababyeyi beza nimba uri umubyeyi waba umupapa waba umumama nje kubwira ibintu bike cyane byagufasha kuba umubyeyi mwiza umwana akakwirata mu bandi ndetse agahora agufitiye icyizere wakwibaza ngo ni iki ikintu cya mbere rero ni ukuvuga icyo wemeye gukorera umwana ukimukorera hari ukuntu ababyeyi babwira abana ngo nutsinda mukagira aya manota nzagukorera iki nuryama ndaza kugukorera iki nyine udupromese tugenda tuha abana hari igihe umubyeyi atabyubahiriza yumva ari ibisanzwe yumva umwana atabyitaho yumva umwana atari bubikurikirane ariko umwana ni umuntu uzirikana umwana ni umuntu wibuka umwana ni umuntu utekereza akavuga ngo mama yambwiye iki papa yambwiye iki nimba rero utagikoze bimugiraho ingaruka akavuga ngo mama wanjye ni umubeshyi bigatuma bitarushaho kugenda neza bikiza isezerano wahaye umwana ibyubahiriza nimba aramubwiye ngo nzakugurira iki nibigenda gutya ndagukorera iki icyo udashoboye nyine wikiyemeza ariko icyo wemereye umwana kimukorere kugira ngo avuge ngo nawe ndetse nakure ni urugero rwiza uri gutanga azamenye ko isezerano umuntu ahaye umuntu aryubahiriza abana nitwe bareberaho nimba uko witwara uko uvuga ibyo ukora umwana arabira akavuga ngo ndi urugero rwiza mama ni urugero rwiza kuba ni urugero rwiza nimba rero rimwe kabiri umubwiye ati nuryama ku manywa ndaza kugukorera iki ndaguha agashipurete ejo akabona mukamuhaye ejo ukamubwira ati nkorera iki umwana wawe n'ubu ugikora ni urugero ndi kubwira babandi bakunda guha abana babasizana imodoka wese nukora iki ndagukorera iki ntubikore rimwe kabiri gatatu ubwa kane n'umubwira ati kora iki none uzagira amanota meza nzaguhemba iki azakubwira ati nishaka sinzayagira kubera yuko ntabwo ubikora kubera iki ntabwo wubahirije isezerano nimba ushaka umubyeyi mwiza rero promese wahaye umwana isezerano wahaye umwana icyo wamwijeje gikorera umwana kuko wakimubitsemo wamubwiye ko hari icyo uza kumukorera nawe biratuma ashyiramo imbaraga nyinshi akore cyane bwabaga kugira ngo anezeze umubyeyi we ndetse kuko akiri na muto aharanira bya bihembo wamwijeje ikintu cya kabiri ni uguha abana umwanya
ababyeyi benshi muri iyi minsi barahuze, ababyeyi benshi bahugiye mu buzima, gushaka imibereho ni byiza pe, gushaka amaminervari, ariko wabishaka wabyitaho ukabitamo ibyuya ukavunika utagira umwanya nk'umwana wawe, ni hahandi ibyo bintu uzabikora byose nurangiza nujya kubikora usange ntabwo ubuzima bwe bwageze mu kaga kuko ntigeze umuha umwanya. Ababyeyi nimuhe abana umwanya, mukine, muganire, nibwo uzamenya impinduka ziri mu buzima bwe, nibwo uzamenya icyo yakorewe, nibwo uzamenya icyo yifuza, nibwo uzanamenya icyo abura. Umuntu ushaka kuba umubyeyi mwiza aha umwana umwanya akamutega amatwi ndetse bagakina bagasabana, bikarushaho gutuma umwana agira ubuzima bwiza. Ikintu cya gatatu, niba ushaka umubyeyi mwiza ugomba gukora suivi, gukurikirana ibyo wiyemeje. Tuvuge uri umubyeyi ufite umwanya, ariko hari igihe abantu bizerera mu bantu babarera abana, ariko ndakubwiza ko nta muntu wakorera nk'uko wakwererera, ntibibaho. Impuhwe ufitiye umwana wawe, igiki ufite nta wundi muntu, niyo yaba mwiza 100% ntabwo yageza ku bw'umubyeyi. Rero icyo nshaka kubwira ni ikibabyeyi, mukanguke mukore suivi. Dufite abantu twihishamo bakatwereka ko ari beza, bidakwiye ko hariho n'abantu beza, ariko kuba hari abantu beza ntibinakwiye ko hari abantu batwihishamo. Hari umuntu rero ubizi akavuga ngo iyi saha mama w'umwana araje, ahita afata n'umwana amushyiraho nk'amabiswi kugira ngo nutaha ubone ko umwana wawe ameze neza yariye. Rero ugasanga ubwizereyemo, wenda isi uryamisha umwana uti yariye yahaze. Ariko uje kubwira ababyeyi, niba ushaka umubyeyi mwiza, ita ku mwana wawe kugira ngo ukore suivi, urebe ngo nimba bambwiye ngo umwana yariye iki, umwana yabonye iki, nawe gerageza ahubwo ubare ibyo wamwihereye, ubwe ngo ibyo yariye n'ibi ndabizi neza, yariye ibiko 3, yariye imbuto 2, wenda ubare ibyo wabonye. Kurikirana, wivuga ngo ntereye ibyo uko biri kose, ndi mu mvune, ndi mu ndarushye, ndananiwe, undi yabikoze, umwana yoze. Gerageza nawe ugire akawe ushyiraho. Babyeyi mukore suivi, mukurikirane. Nkunda kubwira abashuti banjye ngo nimba ufite amasaha wamenyereje gutaye, gerageza ujye unyuzamo utungurane, ugende urebe. Ufite abana batavuga, abana bataramenya kuvuga, umwana yarira, umwana yagufata cyane ugiye kugenda, hari udusinya umwana akakwereka ko abangamiwe, akakwereka ko ubuzima arimo, ni nko kuvuga ngo mama ukize mu kaga, mama akundetse. Ntabwo ari hose, ntabwo ari cyo bisobanuye, ariko mukore suivi, mukurikirane. Babyeyi mwite ku bana banyu akanya kose mubonye, ni byiza. Uwo mugabo wamwitaho, umugore wamwitaho, ariko bafite aho bamaze kugera. Abana ntabwo nigeze kuvuga ngo ubuzima ngo bazadusiga ngo bagende. Ese bazadusiga bagende bameze gute? Ubuzima bwabo bumeze gute? Biteho, ubahe urukundo. Niba najya mu ngo zabo bazavuge ngo uko mama yatwitagaho, uko papa yatwitagaho, natwe tugomba kwita ku bana bacu. Kandi umwana witaweho, umwana wahawe umwanya, agira ubuzima yishimiye, abanezerewe. Babyeyi rero mwite ku bana. Ikindi cyanyuma navuga, kutitana ba mwana. Hari abantu usanga ari ababyeyi bombi, umupapa n'umumama, ariko baritana ba mwana. Nimba umwana akoze ikosa, nimba umwana aririye ikintu, umwana arira telefone, yimuhe, fatiya mama nayiguhe. Umwana akoze ikosa, umwana nyine umubyeyi arashaka kumera nk'ushinjije umubyeyi wundi, ntabwo ari byiza. Ahubwo ababyeyi dukwiye gushyira hamwe, tugaha uburere bwiza. Nimba ikintu mama avuze ngo ntabwo ari cyo, n'umupapa namwunganira avuge ngo si cyo, n'umupapa nimba avuze ngo ikintu ntabwo ari cyo, n'umumama namwunganira avuge ngo ntabwo ari cyo, mubiganire. Ariko nimushaka ko kwitana abamwana, uzaba uri guteranya umwana n'umubyeyi, wowe ubikora na biraga, ariko azagera avuga ngo kubera iki se papa nshyigikira muri iki, mama akanga iki, kubera iki mama akunda iki, papa akanga iki. Nyine mumere nk'aho mubagonganije. Rero ibintu ntabwo ari byiza. Niba ushaka umubyeyi mwiza, ita ku mwana wawe, umwanya, umutega amatwi, kandi mukina. Akanya kose mubonye, ni byiza kujya gutembera n'inshuti, ni byiza kujya mu materaniro, ni byiza n'izindi gahunda, ariko tuzirikane ko abana bacu badukeneye ndetse bakeneye umwanya kuri twe. Ibyo bizagufasha ndetse nawe bizatuma urushaho kumenya imikurire n'ubuzima bw'umwana wawe, urushaho kugenda neza. Uzi kuba uri umubyeyi utibuka guca umwana inzara, uzi kuba uri umubyeyi utibuka ko igihe cyo kogoshesha umwana cyageze, uzi kuba uri umubyeyi bafata umwana bakamushora bakamujyana ku ishuri batamubrosheje, kubera ko nyine uwagakwiye kubikurikirana atabikurikirana. Rero twisubireho kugira ngo tube ababyeyi beza, abana bacu batazakura dufite nk'urubanza, ahubwo abana bacu bazakure bavuga ngo turashaka kuba ababyeyi nk'abo. Umwana w'umuhungu azavuga ati ndashaka kuba papa nka papa wanjye, umukobwa we ndashaka kuba mama wanjye,
nka mama wanjye, ndashaka umugore umeze nka mama wanjye, abana bacu tuzabe abantu birata kugira ngo bateka mama wanjye nta kintu yitagaho, twongere twisubireho tube ababyeyi beza. Imana yatwizeye iduha impano zidasanzwe, ituragiza abana kugira ngo tuba rero tubaho ubuzima bwiza. Biradusaba rero ko tuba ku birenge bya Kristo, tugasaba inama Mwuka Wera akadufasha kugira ngo abana muri iki gihe tubashe kubarera neza, kuko ntabwo byoroshye, ariko hamwe n'Imana hamwe na Mwuka Wera azadufasha. Mukomeze mubane natwe tumubwire TV, musura mubwire studio, muza kutubwira tubaha amafoto meza, mutubwira tukaza kubafotora mu bukwe, mu birori, mu mubatizo, muri anniversary, byose turabikora kandi turahari ku bwanyu. Turabakunda.